ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo, nkwifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Mwami Imana, kandi nkubwira ko ngukunda. Hanyuma nguhaye ikaze, nguhaye karibu kwiyicano. Ndakwinginze unyemerere utuze umutima tubanze dusenga n'Imana. Mana data wa twese, ndagushimiye, ndaguhimbaje, ngushimiye ineza ndetse n'urukundo rwawe, ngushimiye kuri Imana kandi uri Imana ishobora byose. Nta kijya kirogoye umugambi wawe. Umugambi wawe ni mwiza kuri twe, ibyo wibwira kutugirira ni byiza, ntabwo ari bibi. Ndakwinginze cyane, iri jambo ry'Imana tugiye kumva ribohora imitima, kandi ikiganza cyawe gikomeye gikiza abarwayi n'abafite ibibazo by'uburyo butandukanye ubigaragarize. Ni mu izina rya Yesu Kristo musabye nizeye, amen. Haleluya. Ndagushimiye weho namaze guha ikaze kandi namaze guha karibu. Hanyuma ndakwinginze cyane unyemerere nkwisabire ikintu kimwe cyonyine, kanda subscribe, kanda like, share and comment. Urabugize neza rwose. Nukanda ahantu handitse subscribe uzaba uteye inkunga irivuga butumwa, kandi turagabana umugisha hamwe n'abera bose. Reka rero tuganire ku ijambo ry'Imana. Rero birashoboka ko dukurikiranye bwa mbere, wewe niwe twabwira ngo kande subscribe. Hanyuma biranashoboka ko usanzwe udukurikirana nawe, niba utarakanze kunzogera ngo yifungure ahandi bite kuri notification. Hanyuma igihe cyose dushyizeho video uzajya ubona ubutumwa tunyujijeho. Imana kandi ikumpere umugisha cyane. Hanyuma nifuje ko dusangira ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ya mbere, umurongo wa mbere kugera ku murongo wa gatandatu. Ni ijambo nahaye muri kuvuga ngo abanyamahirwe ni bande? Ninde munyamahirwe? Ninde Imana ibara nk'umunyamahirwe? Nibyo tugiye gusobanukirwa mw'iri jambo ry'Imana. Hanyuma reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Dusome mu izina rya Yesu. Zaburi navuze ko ari igice cya mbere, umurongo waho wa mbere kugera ku wa gatandatu. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma. Icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ababi ntibamera batyo, ahubwo bazahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ariko inzira y'ababi izarimbuka. Haleluya, haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana dusomye ni ijambo rivuga, rifite intego igaragaza abahiriwe abari bo. Mbese wari uzi umuntu uhiriwe ninde? Ninde muntu uhiriwe? Banza ubitekereze neza. Ninde muntu? Wewe baraga ko umuntu uhiriwe ari indi? Umuntu uhiriwe ni ninde? Ninde Imana iri kugaragaza nk'uhiriwe? Ninde Imana iri kutugaragariza nk'uhiriwe? Ngo ni umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ngo ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, kandi ntiyicarane n'abakobanyi, ngo amategeko y'Uwiteka niyo yibwira ku manywa na nijoro, kandi akayishimira ayo mategeko. Haleluya. Ese weho uri kuwihe mugabane? Ese weho Imana ibara ko uhiriwe? Imana iri kukubara ute? Yesu ashimwe cyane. Imana iri kukubwira kandi iri kugutegura. Niba utari ufite umugabane w'amahirwe ku Mana, Imana iri kukwereka uhiriwe. Iri jambo riri kukwereka umuntu uhiriwe ni umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Ababi bagambirira gusambana, ababi bagambirira ubujura, kwiba, ababi bagambirira amashyari, ababi bagambirira inzangano z'uburyo butandukanye. Ababi bagambirira ibyo bintu byose. Rero ijambo ry'Imana riri kukugaragariza umuntu uhiriwe imbere y'Imana ninde. Ni uwo muntu nyine udakurikiza imigambi y'ababi, ni uwo muntu utagambirira kwiyandurisha ibibi, ni uwo muntu utarangwa n'ishyari mu buzima bwe. Uwo ni wo muntu ihiriwe, uwo muntu ni wo muntu w'umunyamahirwe imbere y'Imana. Rero niba nawe ushaka kuba umunyamahirwe, irinde kugira nabi,
irinde kudakurikiza imigambi y'ababi, irinde kuticarana n'abakora ibibi abakobanyi, irinde guhagarara mu nzira z'abanyabyaha, irinde gucura inama mbi mu mutima wawe, irinde kugambirira ibibi mu mutima wawe, uzaba ubaye umunyamahirwe. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana rikubwira ko uri umunyamahirwe mu gihe wagambiriye gukora ibyiza, mu gihe uharanira gukora ibyiza. Ngo ikizamuranga ngo ahora we muri we, ngo ababi ubundi hari ikibaranga, ntabwo bamera batyo, ngo ahubwo ngo ababi ntibamera batyo, ngo ahubwo bazahwana n'umuramutumurwa n'umuyaga. Nicyo gituma ababi bazatsindwa n'abanyabyaha, nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Ababi bazatsindwa mwene data, bazatsindwa ku munsi w'amateka, ngo ndetse n'abanyabyaha bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Rero niba uyu munsi wa none wagenderaga mu nzira mbi, uyu munsi wa none niba wagenderaga mu nzira zitari zo gukiranuka, kiranukira Imana, uzaba ubaye umunyabwenge. Kiranukira Imana, uzaba ubaye umunyamahirwe. Uzaba ubaye umunyamahirwe w'Imana yita umunyamahirwe. Uzaba ubaye umunyamahirwe ku Mana, nudakurikiza imigambi y'ababi, nudahagarara mu nzira y'abanyabyaha, nuticarana n'abakobanyi, uzaba ubaye umunyamahirwe, uzaba ubaye umunyamugisha. Yesu ashimwe cyane. Mwene data, nshuti wowe unyumva, wowe urkumva udukurikirana, ijambo ry'Imana riri kukubwira kandi ngutumweho n'Imana. Niba wagambiriraga ibibi, rekera iyo migambi mibi, kuko uzatsindwa kuri wa munsi w'amateka, uzatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Kandi niba wakoraga ibyiza, ngutumweho, komeza ukora ibyiza, nibwo utazatsindwa. Komeza ukora ibyiza, nibwo utazagibwaho n'umugayo, nibwo utazagibwaho n'urubanza. Komeza ukora ibyiza, uzabona amahoro. Komeza ukora ibyiza, uzahabwa ibyiza. Yesu ashimwe cyane. Ngo umuntu ukora ibyiza ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ngo cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ngo ibibabi byacyo ntibyuma kuko gihora gitoshye. Igiti gitewe hafi y'amazi gihora gitoshye, gihora gihuhereye, gihora indabyo zacyo gihorana ubuhuhere. Ibyo bigatuma kitagira kumagara. Yesu ashimwe cyane. Rero mwene data wumva, komeza ukora ibyiza, nibyo Imana igushakaho, kandi nukomeza gukora ibyiza uzaba ubaye umunyamahirwe. Rero ijambo ry'Imana hari aho Yesu nawe yanditse. Yesu avuga ijambo rikomeye, agaragaza abanyamahirwe abaribo muri Matayo ibice 5. Yesu yerekana abahiriwe abaribo. Niba uri muri uyu mugabane ibyo tugiye gusoma mu ibyanditswe byo muri Matayo ibice 5 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 10, urabona niba uri umunyamahirwe, wibare nk'umunyamahirwe, wibare nk'umuntu ukomeye. Nushaka wisengerere agacupa kabisa, nushaka wisengerera agafanta, amata n'ibindi wemerewe rwose, uzaba ubaye umunyamahirwe. Yego, Imana ishimwe cyane. Haleluya, 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 haleluya. Abanyamahirwe ni abantu bakomeye imbere y'Imana. Abanyamahirwe ni abantu Imana igambiriraho ibyiza. Abonye abantu benshi azamuka umusozi, amaze kwicara abigishwa be baramwegera, aterura amagambo ati, hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura, kuko aribo bazahozwa. Hahirwa abagwaneza, kuko aribo bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko aribo bazahazwa. Hahirwa abanyambabazi, kuko aribo bazazigirirwa. Hahirwa ab'imitima iboneye, kuko aribo bazabona Imana. Hahirwa abakiranura, kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka, kuko ari ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Amena. Yesu ashimwe cyane. Hano Yesu nawe agaragaza abahiriwe ni bande, b'abanyamahirwe ni bande, b'abanyamahirwe ni bande. Uyu munsi naganiriye ntuje, ndashaka twungurana ibitekerezo, ndashaka wowe unyumva ugira icyo ukura mu iri jambo ry'Imana, kuko iri jambo ry'Imana si iryanjye ngiye Sirasi.
iri ni ijambo rya twese, ni ijambo dukwiriye iyo ndi kuryigisha nanjye burya ndyigiraho. Rero iri jambo ni riri kukwibutsa abanyamahirwe ni bande. Niba utari umunyamahirwe, kora iki ijambo ry'Imana rikubwira. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Hanyuma hari ijambo ry'Imana muri Matayo rigaragaje ngo hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwande, ari ubwabo. Ese abantu baba bakene gute? Ni gute abantu baba bakene? Ko ijambo ry'Imana tuvuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Ni abakene, ntabwo ari abakene rwose bo ku by'iyi si. Ku by'iyi si biradufashe rega, ku by'iyi si biradushyigikira, ariko ngo hahirwa abakene mu mitima, kuko ari ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Rero abakene ni abakeneye ijambo ry'Imana, ni abakeneye ijambo ry'Imana, ni abafite inzara n'inyota, ni abantu bakeneye ijambo ry'Imana, ni abantu bemeye ko ijambo ry'Imana ribakenura, ribakura mu ubwo bukene. Iyo bamaze kumvira iryo jambo ry'Imana, icyo gihe bafite ingororano y'uko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo, kuko bumvise ko ari abakene bakeneye Imana muri bo. Yesu ashimwe cyane. Ni abakene ariko bakeneye ijambo ry'Imana muri bo. Ubwami bwo mu ijuru ni ubwande, ni ubwabo. Ngo hahirwa abashavura, kuko bazahozwa. Niba ushavuye, niba ufite ishavu, niba uri gushavuzwa n'abantu, niba uri gushavuzwa n'intambara z'isi, niba uri gushavuzwa kubwo kumenya Imana, niba uri gushavura kubwo kwamamaza ubutumwa bwiza, uzahozwa. One day uzahozwa. Umunsi umwe uzahozwa. Umunsi umwe tegereza uzahozwa. Imana ishimwe cyane. Uzahozwa n'Imana. Imana izaguhoza. Igihe washavuriye, Imana izaguhoza. Imana yacu itugirire neza, kandi Imana yacu iturengere. Ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo hahirwa abanyembabazi. Kubabarira. Maze iminsi nigisha kubabarira muri iyi minsi. Hahirwa abanyembabazi, kuko ingororano yabo bazazigirirwa. Ariko se ushaka imbabazi kandi nawe utazigira? Ese ko Imana yaguhaye imbabazi kandi nyamara we ntazo ugira? Babarira, kuko uri umunyembabazi, nawe uzababarirwa. Niyo ngororano. Yego, Imana yacu nishimwe cyane. Ngo hahirwa abakiranura, kuko ari bo bazitwa abana b'Imana. Abakiranura abandi. Ese we ni kangaho ubonye abantu bakirana amakimbirane nyamara ukabateranya? Ariko abahiriwe ni bande? Ni abantu bakiranura abandi, ni abantu baharanira ko abantu babana amahoro, ni abantu baharanira ko abantu bose babana amahoro. Abo ngabo bafite inyungu. Abo ngabo bafite inyungu, nibo bana b'Imana. Niba ukiranura umwana w'Imana, niba ukiranura ufite ibyiza ku Mana. Imana yacu nishimwe cyane. Hahirwa barenganyijwe gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Abarenganyijwe gukiranuka, ubwami bwo mu ijuru ni ubwabo. Yesu ashimwe cyane. Abarenganyijwe gukiranuka, ubwami bwo mu ijuru ni ubwabo. Imana yacu nishimwe cyane, kandi Imana yacu itugirire neza. Imana yacu iturengere. Imana yacu idutabara, kandi Imana yacu ni ukuri ndinginga Imana mu izina rya Yesu. Ubu umunyamahirwe imbere y'Imana. Ubu umunyamahirwe ni wanjye umugayo. Ubu umunyamahirwe imbere y'Imana, kuko Imana nikikwifuzaho muri Kristo Yesu. Imana yacu rero itugirire neza. Imana yacu iturengere. Abarenganyijwe gukiranuka, ubwami bwo mu ijuru ni ubwabo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Imana yacu itugirire neza, kandi Imana yacu iturengere. Rero ndagukunda, ndagira ngo nkubwire ko duhora tukuzirikana ibihe byose, kandi duhora tukwifuriza umugisha w'Imana. Rero nyemerera dusenge Imana dusoza iri jambo. Mana, ndagushimiye kubw'abanyumvishe bose, kandi iri jambo ribagireho ingaruka nziza, ribarengere mu izina rya Yesu Kristo musabye nizeye. Amen. Hanyuma reka nkwisabire mu izina rya Yesu. Kanda subscribe. Yego. Hanyuma ukore sharing abandi. Comment yawe irakenewe, kandi like nayo irakenewe. Imana y'amahoro ikumpera umugisha, kandi Imana ikugirire neza. Turabakunda ibintu byose. Amen. Murakoze. Shalom, shalom.